dufite icyerekezo kivuga ngo Pi network izazamuka sibyo twese nituburamo icyerekezo Pi network yanagira no kuri 0.00 ko sibyo ariko kuba projet ikorwa umunsi ku munsi bagazi bakongera ama features n'ibindi ama dApps ama exchange swap def n'ibindi bitwereka ko iyi projet nyamara dushobora kugira gutya tuka demand yayizamurwa n'ibikorwa projet ikora uko byumva rero hari abantu baje inkunda kubivuga bahingukiye kuri Pi sibyo bahinguka banyaziya bahinguka kira kuri bano muri Singapore nabo babitwa buriya rwose ntakagira umuntu gukanga kubwire ngo ibihugu nka za Cambodia ibihugu nka za bino bihugu za Philippines na Taiwan ibyo byose byegeranye ibyo bihugu bigira injiji nyinshi uri kubyumva zirenze nizo tubona no muri Afrika iyo ndi kuvuga injiji hari injiji buryo ubundi okay mbivuze nabi ibyo bihugu bifite abantu benshi bafite ubumenyi kubera yuko umuntu ashobora ntago wapfa kwita umuntu injiji kuko wenda atarabonye facilities zo kwigiraho kubyumva ariko bifite abantu benshi badafite ubumenyi ku bintu nabo batwaye ibintu nkuko hano muri Afrika bamwe muri twe babitwaye sibyo rero umuntu yabibona akavuga ngo hazatanga itangazo uri kubyumva ngo hatanga nta na rimwe igiciro cy'ikintu cy'igicuruzwa cyangwa cy'ikintu cyose gitangwa n'agaciro ikintu gifite demand uko byumva so rero umupioneer wese ikintu twese kiba kituri mu mutwe nuko tuzi ko cyakagombye kutuba mu mutwe nuko tuzi ko the price the coin iri faranga iri Pi turi gukora project zose zizamurira demand ntabwo iri gukora project zose kugira ngo si muri rusange n'amaguverinoma n'amareta ayigirira icyizere cyuko ishobora kuba a global currency sibyo cyuko ishobora kuba a global coin sibyo niba mara kugira icyo cyizere cyane cyane nk'amareta afate umwanzuro nyamukuru wo kuvuga ngo noneho ngo leta ivuge tereka dufate budget yacu kuko tubona Pi iri kuzamuka reka dufate budget yacu tuyigure Bitcoin tuyigure Pi iyo leta nifata trillion 10 kazi kubitamo biraba bizamuye demand igiciro cya Pi nibwo kizamuka wow uri kubyumva nukuvuga ngo icyo Pi iri kubaka ntago ari gisivi ukumva icyo Pi iri kubaka si gisivi ahubwo iri kubaka icyo bita demand iri gutanga impamvu ituma umuntu yifuza gutunga Pi network sibyo okay kubera yuko yarangije kunzi bihumure TV muraho meze neza nge ndikuzo Emi turi mu Rwanda turi ku masaha y'umugoroba cyangwa se igicamunsi imvura iri kugwa imvura imeze nabi hanze muraza kwihanganira amajwi naza kuba atameze neza cyane ndi kumwe na Musawo Dr Musawo umeze neza ndashima Imana mu bijyanye n'ubushakashatsi ariko bwerekana ko abantu bashobora kwihangana amashusho ariko amajwi batayihangana ndagira ngo uze kwitsitsa aho hantu uvuga uti mutwihanganire kubera amajwi mutwihanganire kubera amajwi televiziyo y'amashusho ashobora kwanga ugakomeza ukareba ariko amajwi yaje bisakuza bigira gute umuntu ahita azima direct icyo kintu kibuka mu kweditinga turarwana nayo turebe ko bigabanuka yes hanyuma rero reka mbashimire mwese bakoze subscribe ku Ihumure TV nawe utarayikora uyikore kugira ngo tubane muri ibi biganiro byacu bya buri munsi ndetse bigiye bitandukanye bigaruka kuyoboka Imana ndetse n'ubukungu akaba ariho bikunda kwibanda tugira services zitandukanye nyuma yo gukora ibi biganiro tuza mu rugo tukabakorera firigo zanyu cuisinieri microonde auto dispenser ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo hanyuma uduhamagare kuri 0788605044 hanyuma tugukorere ibi bikoresho byawe cyangwa se nibona amashusho yacu asa neza uduhamagare uduhakazi muri ceremony ako ceremony ziba zitandukanye kimwe nuko nanone niyo wabona niba ibintu dukora ubona ari byiza ushobora gutera inkunga Ihumure yego ugura zimwe muri za packs niba uri hanze yego za ariya ni packs bazita ni packs bya membership ukajya muri membership wakwishyura $1 rimwe harimo amadolari ngaha 10 ikuzo nanga ko ibintu byo byose biba bihendutse $1 rimwe amadolari 2 gutyo ariko nanone ushobora ko uvuga uti nge sinshaka gucaho kuko iyo uciye aho ngaho $1 rimwe turigabana ikuza rigabana
na YouTube. wari ubizi. Ushobora kunyura rero mu murongo uri direct ukarimwohereza ari $1 ukavuga uti YouTube uze kuyiha wowe muteye inkunga. Ariko nibyo ushobora kuvuga uti nakunze ibiganiro byanyu mu rwego rwo gushyigikira umurimo umuntu aba akora. Yego. Niba nta kindi kibazo waba ufite gituma wenda utagirira ishyari Ihumure, washigikira kuko wenda ukaba ufite ishyari, ukaba ufite wenda rya shyari numvishije bazanye mu kiboneza mvugo bita ngo ni ishyari ryiza. Ariko burya ishyari ryiza ntiribaho, baryita ishyaka. Ishyaka. Ukaba wumva ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana, ufite ishyaka ry'umurimo dukora, nk'uko bisanzwe ushobora gushyigikira Ihumure group, ukaba washyigikira bimwe mu bikorwa dukora kugira ngo amajwi n'amashusho bagerereho ku gihe kandi neza. Nk'ubu ngubu impamvu turi kubabwira ngo gutya ngo imvura iraguye nuko nta sound proof studio dukoreramo, nta sound proof anyuze uyitanga akadukora rero kwitanga umufariso umwe wa sound proof, ndakitanga umuvundi, ndakitanga yasimirikwire. Yego gubyumva wenda ibyo natwe ikuze nawe akaza gushyiraho transport bitwara. Ubutaha twajya dukora ibiganiro umuntu akumva, ukaba wumva hari sound nziza, cyane cyane ko hazakorwa na ya televiziyo nubwo wenda Ihumure rigomba kuba ntabwo wabonye ko web yatangiye kwandika, ntibagiye kukubwira. Ntabwo bibonye iki, ntibagiye kukubwira bro. wa3 akadomo ihumure.rw inkuru ziri wa3 akaburungu ihumure akaburungu rwa. Rero niho ngo nukuvuga ngo n'abazajya basanga za nkuru zicukumbuye. Yego. Aho umuntu ashobora gusoma kuri coin amateka no kubishyiraho cyane. Tujye gutangira kwandika cyane hariho n'ijambo ry'umunsi. Exactly. Cyane cyane ko roho nzima ariko nanone mu mubiri muzima birumvikana. Apana bya bindi byo kuvuga ngo wasangaga umuntu arimo avuga ijambo ry'Imana ariko avuga ngo Imana igira neza. Yego Imana igira neza. Yaramukubise yaruhaye nyina. No kwambara umusentira ari ikibazo. No kwambara sentira. Yewe nabwiye Imana nti Mana, ngiye imyaka mfite ngewe sinzatuza gukomera kwawe, mvuge ngo ugira neza, mvuge ngo utanga inzu nkodesha, mvuge ngo utanga iki ubuzima ndwaye. Hari ibintu ugomba kubanza gukora kugira ngo mbe example. Biragoye ahanini kugira ngo ujye kubwira abantu ikintu kitari muri kuvuga ngo ufite Kristo, bigaragara ko utamufite biragoye. Ni kimwe nuko kugira ngo ujye gutangaza nyine wemeze ikintu runaka biragoye cyane. Yes. So rero niyo mpamvu tuba twifuza ko ikintu cya mbere kigomba gukorwa ari uko manifestation ya Kristo igomba kugaragara mu buzima bwacu. Yes. Ukavuga ngo Imana iragabura umuntu yakureba akabona ko ibiryo bikaboneka, akabona ko yari urugero nkawe. Wenda urugero nkanjye wenda mvuze ngo Imana iragabura, umuntu ashobora kureba akavuga ati nibyo koko dore mwene data Imana yaramugaburiye ameze neza. Cya kibazo cya sound proof kiriyongera. Reka turetse turagaruka ikabanutse mudutere inkunga. Wenda imvura ari tuvangavanze none tugize oya ngewe mbere yuko nkora ibintu byose reka tubanze dukoreshe hariya dukoreshe kera hari ijambo badusakishaga gusakura bizi gusaka yewe badukuramo ibyuma cyangwa yo gusakana urusenge uri kuyumva abana baranza bakubita bakagukubitamo ntago baburaga icyanditswe bagukubitamo ariko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Bakatwibagiza yuko tugomba burya gutanga bavugaga ari uguhereza nyine abakeneye ubwo bufasha. Yes. Gutanga ntago ari uguhereza urusengero cyangwa iki. Ejo nagendanye n'umuntu yaranjyanye ahantu za Gihinga kuri moto. Nuko agenda nganiza arambwira ati ko nzi ko rwose ati aranganiriza arambwira ati mbabarira umbwire muhereza icyanditswe kiriya kivuga uko Yesu yavuze ab'imirimo naho bazaba bicaye. Turimo tujya arambwira ati urambwiza ukuri amatafari n'amabati naguze nta hantu nzayasanga ntago biri valid n'icuro byose nabikuze
na mwana sayi matafari wayahaye umukene wanyagirwaga mwari muturanye atoye wayashyize hese ati amatafari n'amabati yanjye natanze ku rusengero bakaba baranarufunze nabwana warakoze ibyo bintu ntaho byanditse abantu bahuriraga muri rusengero icyakora n'ubundi ayo matafari wayatanze kubw'inyungu zawe n'undi wangaga kuzicara muri urwo rusengero ni nkuko wakwiyubakira inzu y'iwawe yo kubamo wangaga ko uzajya muri urwo rusengero ukanyagirirwamo wabyumvise cyangwa se ukicara ahantu hadatekanye cyangwa abana bawe cyangwa umugore ukabura umutekano bishaka kutwumvisha ko watanze amatafari n'ibiki kugira ngo urusengero rwubakwe kuko biturutse ku mutima. Icya kabiri ahanini wanabitanze ngo kugira ngo Imana ikugirire neza ngo uzabe nka Hezekiya ngo yibutse imirimo myiza wakoze. Ibya Hezekiya simbivugeho ariko ndemeza yuko kugirira neza abandi no gufasha abandi bifite umumaro munini cyane cyane ko byazuye Dorcas. Ariko kugirira neza abandi na Hezekiya tuvuga yari umwami ntiyigeze yigirira neza cyangwa ngo agirire neza abatambyi. Kugirira neza abatambyi wabyumvishe no kugirira neza umuryango wese ibyo byatumye Hezekiya yongererwaho 10. Ni kimwe nuko Tabita mu cyamuzuye si ugutunga umuryango we. Uri kubyumva yazuwe no gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ndamubwira nta mabati yawe simbizi ariko cyo ntaho mbona ko nta handitswe ko uzayabona. cyane cyane ko yatanze avuga ngo Imana yaranabimbye ati umva twavuga twatanga ngo ngo bibagarukire Imana yarayigize nk'aba bapolisi bo muri cya gihugu ubwo mukarije noneho wenda nagenda nakora reka bampereze urakoze cyane mukaro abantu nizere ko nta muntu bibangamiye kwa yuko mukaro birazwi ariko abantu barimo bambwira ngo ariko ngo ugiye ngo kuba umukire ngo ugerageze ibintu bya mukaro ngo bajye bagushyiramo ubuki udapfa vuba ngo iskari yakwita biterwa n'igihe watangiriye kuyinywa gaburi Imana baragiriye abantu beza neza ariko biterwa naho yaguhereye n'igihe isukari yatangiye kuyita niba koko waravutse niba waravutse isukari uyinywa ugomba kuyivaho niba nta myaka 5 maze nyinywa wishaka kunshuka yes hanyuma rero wenda tudatinze ubwo rero nibyo navugaga nyamuneka iyi room ntabwo nshaka kuzongera kugaruka hano kugira ngo rwose nongere gukora ikiganiro mpagarika kubera imvura ugiye kubona abantu bitanga yuza dukorera sound proof oya ahubwo reka urabona hari tekinike bakoreshaga bitanga ukajya kubona umuntu araje atanze desi wenda ngiye singiye kuyikoresha ariko by'ukuri byibura niba yatanga 100 nzayaguha niba yatanga umva ko nta kimvaho 100 nzabiguha 100 ndabibonye ushyiremo sound proof n'andi bantu badukurikirana nabo babyumve ushyiremo sound proof nizijya dukora ikiganiro ntibakagira umuntu wumva ibintu bijorora hanze no kuvura bijorora cyane cyane ukore bije kwanza ore bije ngiye 100 ndabitanze n'abandi badukurikiye cyane cyane abantu bumva baha agaciro umurimo dukorera kuri Humure TV reka tubikure muri brag kubera yuko gusa nta kintu na kimwe kimbuza kwishima umuntu ashaka kuvuga wenda ngo ibintu mbivugira muri brag ariko nta kintu gishobora kumbuza kwishima. Igihe kimwe nabonye ukuboko kw'Imana nari ndi mu gihugu kivuga ururimi rw'icyarabu noneho nk'ibisanzwe ndagenda ngura agakofi nicara imbere abagabo 2 bo muri ibyo bihugu noneho nicaye mfata agakahwa akantu kagabo bazinywera mu tuntu abinaha banywesha za whisky duto cyane nitwo banywamo ikawa kuko ntago banywa ikawa baguze muri butike nk'iyi ingi baguze muri butike ibi ngibi ni ukwibeshya cyane. Mu Rwanda niho nabonye bategereza ko ikawa iba produced kugira ngo bayinywe buri ikawa
ubundi kuriya iyo umaze kuyisoroma urayifata ukayanika wayitonoye yarangiza kuma ukayishyira ku gikarayi bakayikaranga noneho bakayisekura mu isekuru noneho bakayungurura uhita unywa ikawa si ngombwa kujyana mu ruganda ngo rukuremo gusa igituma ibikomeye iba ari ikawa ikomeye nuko ndicara abagabo babiri baraza banyicara inyuma nabo babahereza agakawa nkomeza kugenda abagabo bakakomeza kugenda bavuga uko twari turi kuganira umugabo umwe aturuka imbere ngiye kubona mbona acomoye harya nimbivugura bimenya sha civilian acomoye AK47 mu ikoti karakina kofi acomora AK47 karakina kofi ayikuramo hari ubwoko burya igiramo ubwoko bwinshi hatazagira umbaza icyatu nabumenye nte ariko ayikuramo ari ngufiya noneho atangira kurasa mu by'ukuri abagabo bari banyicaye inyuma yarashe ndi imbere yabo nicaye bari kunywa icyayi bande inyuma arasaba bagabo babiri bose barapfa abaturutse imbere yanjye baraza banyambura imyenda baravuga ati ntago byashoboka ko yaba batakurashe banyambura imyenda nsigara nambaye ubusa bansaka imyobo y'amasasu kuko kandi muzima bansaka imyobo y'amasasu uri muzima icyambere amaraso yari yanguyeho icyo nicyo cyambere icya kabiri yaturashe atwegereye uri kubyumva bakavuga ati ushobora kuba amasasu yakunyuze mu kaba utarabira ikavaringa utarabyumva kuko hari igihe umuntu bashobora kumasa akavana yirukanka akagera nko ku muhanda epfiri atarabimenya uri kubyo atarabimenya ko ryakunyuzemo cyane cyane nk'iyo bakurashe bakwegereye so banyambura imyenda bansaka imyobo kuva icyo gihe mfata umwanzuro ndavuga nti umuntu wese yaraje ateye yibaza ukuntu byabaye ukuntu umuntu yarasha ndi imbere sinapfa kuva icyo gihe ndavuga nti mbonye yuko nongerewe iminsi yo kubaho nzajya nisekera ntegereze igihe nzataha Yerusalemu nshya iriya ndirimbo ndayikunda iriya ndirimbo muri Gatolika agiye kuyumva ikarangira uzi ko nuzuzwa iriya ndirimbo ishobora gutuma njya kwitabara nzataha Yerusalemu nshya ndayumva nkayirangiza ngo aho umwami ariko iriya ndirimbo ntabwo iba copyright ngo aho umwami antegereje ngo aho umwami antegereje ndayikunda cyane ubwo rero nahise mfata umwana navuga nti kuva ndokotse uru rupfu nta muntu bose abantu babo bose baba barakoze ibintu by'igisirikare ariko abaje bose barambwiye bati ntago byashoboka ko uyu muntu yaba atakurashe ntago babyumvise ko nari nicaye imbere abanywa icyayi banyicaye inyuma ndi igicucucucu cyabo ese wese ugambira kuzakorera Imana oya ahubwo nahise mvuga ngo nzajya nisekera ntago gukorera Imana nzi ko rirajana umpaye ugiye gukorera Imana nyine ari gukorera Imana oya eze mvuga nzajya nisekera ntuze noneho ubundi mpaka ntashye Yerusalemu nshya nyamuneka buriya gutaha Yerusalemu nshya ntari ubwo rero mu rwego rw'umurimo w'Imana tugomba gushyira sound proof muri studio y'Ihumure yes kugira ngo atazogera murabona rwose umuntu w'umudokiteri kuza gukora imvura ikamvangira kweli ngira ngo turebe ko hari impinduka nyinshi mu bukungu twigarukire mu bukungu turebe niba hari impinduka nini cyane ihari cyane nko ku makoini namwe ariyo twategereza tuvuga ngo Bitcoin izazamuka cyane ariko ntabibonye Bitcoin ngira ngo Bitcoin uyigarutse kuri ejo ndi yamanutse yari muri down trend Bitcoin buri gihe izamutse hejuru yongeraho 5 warabibonye bwa mbere yarazamutse iraza kubita 115 isubira hasi irazamuka ngo ritazamuka izagaruka kuri 98 iyongera ikora breakthrough iragaruka ikora ku 120 iragaruka isubirayo turavuga ati none iragiye none yazamutse ikora ku 125 all time high ibi ni ibintu duhora tuvuga tukabibwira abantu tukavuga tuti nyamuneka ibi bintu ejo nawe nari ndi kumwe n'umugabo urika wa mugabo twahuriye hariya wa mugabo wavuye muri Kenya by the way abantu bari muri Kenya ndabashuje mu kwezi kwa 11 nzajya kuvuga ubutumwa mu giterane mu Nairobi amina urumuvuga muzajya Nairobi mugomba gusenga mukaye muvuga ati umukama kukoze se
mukamujya mvuga uti nzatwara kamera se cyane oya ariko se ko ntashaka kuvuga ubutumwa namamaza kwamamaza Yesu. Ubwo rero yarambwiye ati nari ndi mu cyumba ahantu haje umudiyasipora uwo mudiyasipora ngo araza ndamushuhuza ariko umugabo ndamushuhuje yageze i Nairobi yaragiye ejo nimugoroba umukobwa w'umudiyasipora amubwira ati nyamuneka wabona amadolari 100 nkwereke anamwemerera kumwongereraho bitcoin yari iri ku madolari 5 ni ubutumwa ni ubuhamya yanyihereye turi kumwe uri kubyumva nuko umugabo ngo arabyumva yari ari mu cyumba aravuga ati kwa General Yesu ataye amafaranga y'ikuzimu ngewe ngiye gutunga amafaranga y'ikuzimu none ubu ngubu arimo arazenguruka yashaka ukuntu ya stakinga byibura iri kuri 0. icyo bita kuzamuka kuri iyi coin ya bitcoin ariko ubundi kuki bavuga bakongeraho coin ninjya kubigusobanura urambaza ibintu byinshi ariko niyo tuvuze ni ibintu bituruka ku mibare byo bita ngo ni binary system. Iyo wavuze ngo ni ama binary system, nimvuga ngo ni binary system byasaba ko mbikwereka nkoresheje imibare. Tugira ama binary nabyo bita ama oct, ariko nimvuga kuri binary niba uribuka icyo twita triangle de Pascal urayibuka? Triangle de Pascal aho umuntu yandikaga 0 1 1 1 2 1 urayibuka? Ndayibuka Pascal 1 3 3 1 Triangle de Pascal ni bifite ahantu biri related ariko ubundi binary system nirwo rurimi computer yumva bira wandika ukandika ngo wenda ukandika uti Hakizimana kanaka computer ntago ibyumva mu rwego rw'amagambo irgumva ikoresheje ibyo bintu by'amabit ayo mabit kuko computer ni blind ntago ifite amaso so yumva iyo language ibintu uri kwandika ibyumvira muri ibyo bintu bita amabit tubyumva impamvu rero babyita ngo ni amabit ni ukubera yuko uzabibona ibintu iryo jambo rya bit riri mu bintu byinshi gigabyte ibintu bya bit ahanini ubisanga muri ibi bintu bya computer kubera yuko amabit computer niho ibasha kumvira iyo language muri in bit kuko computer ntago bira bintu wandika biri mu gifaransa ntago computer yavukiye mu Faransa ntiyumva igifaransa so ariko ifite language yayo yo muri binary iburyo yumvamo bira bintu ba wandika ibyumvamo nk'imibare ubwo tunyonjya kubisobanura nibyo byiza ibintu bya computer ariko nanone ndimo mvuga kuri nyine kuntu yazamutse ukuntu uwo muntu yagiriwe amahirwe akabwirizwa ubutumwa bwo kugura bitcoin iri ku madolari 5 yego mwaravuganaga muri kumwe abikubwira ko amafaranga yabimbye umusibe ejo twari kumwe muri ya hotel ntajatse kuvuga ntari kintu yari yaguha nuko arabana n'inshuti zanjye noneho arambwira ko bamubwirije ubutumwa bamubwiriza ubutumwa bwo kugura bitcoin iri ku madolari 5 ngo yari afite amafaranga ashobora no kugura n'iz'amadolari 200 ntiyazigura mu rwego rero kubera yuko yambwiye ngo yari yapanze ko uwo muntu ari umuguriza 100 ngo nawe akongera irindi 100 ariko uwo mugore yamubwiye yanga kuzigura ndangije mfata nanjye duhuye mfata 5 ngabanya 200 mbona ko yari kugura bitcoin 40 nanjye mfata bitcoin 40 nkuba n'ibihumbi 125 yari igezeho dusanga yari yahombye miliyari 6 z'amanyarwanda n'ibihumbi 500 miliyari 6. Impamvu nakoze iyo mibare ni ukugira ngo mwereke ko buriya reka nkubwire iko kutumva no kutava kwizima no kudafata igihe cyo kwitegereza ibintu ngo ubashe kubireba uri kubyumva ubundi umuntu muzima uri kubyumva birashoboka ko ushoboreka ngo nk'urugero birashoboka ko ushobora kudafite proof iri bukwemerere guprovinga ko Imana itariho yego wenda ukavuga uti Imana nibiriho nibitariho simbizi uri kubyumva ariko none ushobora kubalansinga ibice kavuga uti aho kugira ngo nkore nk'aho Imana itariho unfortunately nyuma nzasanga iriho ahubwo ikiza nakora nk'aho iriho nazasanga itariho simbe mpombye exactly
uri kubyumva ni ukumenya kubalansinga ikintu kutumva rishobora gutuma hanini hari amahirwe menshi umuntu abura cyane cyane ko uba buriya mu bijyanye n'ubumenyi umuntu yizera umuntu umurusha ubumenyi kimwe nk'uko umuntu atakurusha ubumenyi ahantu hose sibyo nk'abantu baduteze amatwi umuntu ashobora kuba yumva amurusha ubumenyi wenda mu bijyanye na tekinoloji sibyo ariko ntabwo bivuze ko murusha ubumenyi mu by'imibanire nshobora kuba umuhanga muri tekinoloji ngakora n'igifaruye cyangwa n'ikindi kintu ariko kubana n'umugore bikananiye uri kubyumva bikakwihisha ntabwo bivuze ko kugira ubumenyi mu gace gatoya bikuhindura umuntu ufite ubumenyi uri kubyumva cyane cyane ko hanini ubundi bakunda umuntu kugira ngo umenye ko umuntu afite ubwenge ubirebera mu mibanire ye na sosiyete nta na rimwe umuntu yigeze akompara undi muntu ko afite ubwenge bagendeye ku bintu azi umuntu ashobora kuba ari umudogiteri mwiza uri kubyumva ariko wamwumva ari kuganira ibiganiro aganira yicaranye n'abantu ukavuga uti uyu muntu ni ikigoryi ni injiji uri kubyumva kandi wareba diguri wareba akazi akora inshingano leta yamuhaye ukamenya ukavuga uti uyu muntu ni umuhanga so rero byumvikane ko umuntu wese ashobora guhomba ari ubyiteye ushobora guhomba biturutse kutumva uri kubyumva abantu bajye bitondera cyane kumva ibintu kuko Imana imaze kurema umuntu Pastor Ezra Mpyisi niwe akunda kubivuga ngo yakunda kuvuga ko ngo yamuhaye ikintu cyo bita kumenya ugasobanukirwa buriya umuntu ntago bimusaba ngo umuntu avuge kugira ngo amenye ko amwanga uri kubyumva niba utegereje ko umuntu azavuga kugira ngo umenye ko uwo muntu runaka kwanga ufite ikibazo mu mutwe ubu uteye nk'abazungu nawe bibonye nuza Museveni yarabonye speech ari gukora aravuga ati abazungu ntibafite ubwenge nibyo yarari kuvuga ati ntibashobora kureba bamenye ngo nubwo uyu muntu turi kumwe ariko ntatwishimiye ngo babireba ngo abivuga mu cyongereza ngo until you tell them go and eat your mother something kugeza ubwo uri burambura umunwa ukabatuka bakabona kuvuga ngo uyu muntu ntiyaratwishimiye umwuka wo kumenya ni umwuka uba ufitemo icyo bita gusobanukirwa kandi ni umwuka umuntu wese yamaze kurema ahabwa keretse umuntu udashaka kuwukoresha uri kubyumva umuntu uzarebe umuntu ajya kwiga muri segonderi uri kubyumva cyangwa se ujya ku ngando cyangwa se ujya ahandi hantu hari hose ugatangira udafite uwo mwuka wo kumenya ko nyuma y'iminsi 2 uba warangije kumenyera nta kindi kintu gituma umenyera ahantu ni ukubera umwuka wo kumenya no gusobanukirwa ukamenya umuntu arankundu yaranyanga sibyo si ngombwa ngo abantu bajye kukubwira umuntu ashobora kukureba ukabivuga ukamenya uti uyu muntu umwuka umwoperatinga n'uyu nturi gukorana n'umwuka wawe ubona umwuka wo kumenya rero mu gihe umuntu ari kugusobanurira ufite umwuka wera wishaka kugenzuza ibintu uri kubona ukoresheje ibitabo hari umuntu ushobora kubona ikintu akakigenzuza ibitabo kurusha uko umwuka muri kumubwira ariko umwuka urimo ushaka kumushuka umwuka urimo ntuketse niba umwuka ufite atari umwuka wera hari umwuka ushuka abantu nese bashaka kumbwira ko umwuka wera wagushuka none ikuzana ariko turebe none se ukavuga ngo uyu mugabo Joseph wibuga muri Nairobi yagomba kugira uyu mwuka umubwira ngo gura yagenjuje ibyo bamubwiraga yabigenjuje Bibiliya yabigenjuje ibyahishuwe aho kubigenzuza umwuka umwopareti ariko hari n'abagwa muri scam cyangwa bakajya muri ibyo bintu byo mu minsi y'imperuka ushaka kwemera umwuka ugasanga ibintu bimwe ni scam umuntu wese wahombeye muri scam igihe yajyaga kujyayo umwuka wera yaramubujije nuko atabyitayeho nshobora kubikubwira ukagira ngo nukubeshya ariko iyo ugiye gukora ikintu cyangwa ugiye kugwa mu kintu hari spirit cooperating akubwira ati nyamuneka iki kintu ko ari kibi bikubyumva nagiye nkora ubushakashatsi bitewe n'akazi nkora ko gufasha abana baba bataye wabo nkababaza nti ujya kuva mu rugo nta kintu wigeze wumva kishaka kukubuza kuva mu rugo bose baranshubije igisubizo kimwe ngo nigeze kumva ndi kumva ntagomba kuhava
uri kubyumva ndi kuwemezwa ko nimpava ndi buze kugira ibibazo runaka uri kubyumva abana nkabwa rero uyo niwo bita Holy Spirit uri kubyumva hari igihe kinini hari abantu benshi bafite ubuhamya uri kubyumva ukajya gunyura inzira umwuka akakubwira ati inzira ntugomba kwica ukajya kuzenguruka ukareka inzira ukajya kuzenguruka iyindi kubera ko umwuka ukooperating ari we ugayidinga ibyo ukora rero iyo ufashe ibintu ukajya kubigenzuza ibitabo aho kumvira umwuka kandi twaramuhawe kugira ngo atumenyeshe ngo azatumenyesha n'ibyo Kristo atatubwiye uri kubyumva rero there is a possibility yuko ugomba kureka umwuka akacooperating ugomba kureka Holy Spirit akacooperating kuruta kugenzuza ibintu ibyo Yesu yakubwiye kuko umwuka we afite ubushobozi bwo kukumenyesha n'ibyo Yesu atavuze. Okay. Ahangaha rero biramfasha kugira ngo twibuke ko turi kubwira abantu ko yego isi turi kwinjiramo uyu munsi yo mu ikoranabuhanga n'ubukungu byanze bikunze hazabamo scam ariko hakaba iby'ukuri ukeneye rero ko umwuka wera kuyobora muri ibi bintu kugira ngo utazazambagurika sinzi wamamagaye mu gitondo arambwira ngo ibintu bya swap phone ngo ni ibiki ngo muri Pi ngo oya muri Pi nta birimo uwo muntu yarengereye yakubajije ikibazo kitari cyo gusa abantu benshi bakomeje bambaza ngo swap phone yabaye listed kuri ku Madex cyane cyane na urgiye nko muri web3 wallet ya Binance ushobora gusanga coin bita swap phone yarabaye listed ariko nujya ku ma application ba miningira go swap phone uraza kubona ko withdraw iri suspended ngo byanditse ngo coming soon. Coming soon no kuvuga ngo ntushobora gukora swap phone wa mining muri swap account ngo uzohereze kuri Binance web3 Binance kugira ngo uzi swapping mo USDT. So ubwo rero mu gihe cyose hakiriho coming soon abayimayininze banaza bategereza I don't know that soon is when. Nizere ko ntawe yishoye mayi. Nizere ko ntawe yishoye mayi. Oya ntayo ariko yini yo kumayininga no kurifaringa ariko ngi impamvu yatumye nyimayininga nuko nyigiyo nabonye ifitemo abayimpaye narirebye mbona ifitemo akajagari ko kureba ama ads. Iyo rero mu abantu babimenye hari abantu bakora izi software noneho akazilinkingaho Google Ads. Okay. Noneho mukajya muzinduka mu mining uko mininze mureba ama ads uwo muntu akaba ari kwinjiza amafaranga kandi iyo project nta hantu na hamwe izigera iba connected na blockchain. Nanjye nabishatse nabyuka mu gitondo okay nshaka gufata nk'icyumweru nkubaka iyo system abantu bakajya babyuka bakanda ngo bari ku mininga niyo mpamvu buriya iyo uri kugira iyo ugiye kujoininga coin ubugomba kubanza kureba ukanasomana na ntuzana Europe ntabwo ari Europe paper ni ya guverinoma yacu bayita white paper muri noza white paper ugasoma white paper ukareba si coin ngiye ku mininga ifite akazoza kahe ese intego zayo ukareba uko ibintu byanditse ukanareba niba bitaranakozwe na AI ukareba ko ari abantu bicaye koko bategura ahazaza habyo. So rero nge mu bintu byatumye nta mining swap phone nibyo ngibyo byuko wanze kuyimayininga harya nawe nanze kuyimayininga kubera yuko nabonaga ifitemo ibyo bintu ahantu hose ukiritse ads mu bantu bose bamayininze amacoin ariyo yose ngira ngo Pi kugeza hanyuma impamvu nari nkubajije nuko nari nzi ko abantu benshi bagiye bamayininga amacoin atandukanye n'amacoin yagiye yandika amateka n'ejo bundi twavuzeho mu kiganiro Pi network isa n'ifite impinduka ariko hibazwa ku bantu benshi bagiye batubaza ibibazo bakwereka ko nta yindi coin nimwe yo kumayininga iriho cyangwa izabaho usibye Pi network cyane cyane ko nyine abantu benshi baje bahingukira kuri Pi nibwo bakiryamo ni bashyashya uri kubyumva nta n'imyaka 2 bamazemo abenshi nyine niho bahingukiye ni nayo mpamvu ubona babaye stuck kuri Pi ariko ntabwo bivuze ko hatazaza izindi coin nta nubwo bivuze ko izindi coin nazo kandi zatakaza agaciro. Yego hari ibihuha byinshi byatangwaga ngo Pi ngo byinshi hari abantu benshi batangaga ibihuha kuko ubumenyi bwabo bwagarukiraga kuri Pi bakavuga ngo yo ngo irihagije gusa ngo Bitcoin izagera kuri 0 ngo Pi ishobora kuzavana ntuza Pi izavanaho Bitcoin ngo kubera ko ngo Pi ifite akazoza kuruta Bitcoin yakoreye ngo muri web2 ngo Bitcoin yakoreye muri web2 ngo yacyafite technology nshyashya
ariko nanone muri Web3 ntago bivuze ko Pi ariyo coin yonyine yakorewe muri Web3 harimo n'izindi nyinshi kandi zifite potential. Ntago Pi izakorera ku isi ariyo yonyine dushobora kumininga hari izindi zari dushobora kumininga cyane ziminingwa n'izi saha abantu ba mininga kandi tureke no kumininga hariho n'ibindi byinshi biri kuba kandi ntago Pi ariyo herezo rya technology. Nta bwami budashira kubyumva, nta bihe bihoraho, ngiyi imyaka mfite narabyiboneye sibyo. Ntago wavuga rero ngo Pi ngo ni for eternity sibyo. Gusa icyo twemeza cyo nuko potential uko umushinga wayo ikoze nuko bagerageza kuwagura buri munsi byerekana ko amelioration ikorwa izatuma Pi hari urwego runaka ibasha kugeraho. Ariko tubivuge neza ko ntago bivuze ko ariyo bucura mu bijyanye n'amacoin, kuko buri muntu wese buri company, natwe abanyafrika turi kwirukira muri race sibyo. Turi kwirukira muri siganwa kugira turebe ko natwe ibyo dukora byaba attached kuri blockchain. Igihugu cyacu kiri kwirukanka mu ifaranga korana buhanga, nyuma yaho nibwo tuzabona ibindi bintu byinshi bizavuka wenda bishobora kugira n'imikoranire na Pi network. Ariko ntago bivuze ko Pi network ariyo bucura coin zizirangiye. Nyuma yaho umunsi ku munsi ngira ngo nawe urabibona ubona amatangazo yo kuronshinga yaba kuri za Binance, kuri za OKX n'ahandi, coin zinshyashya ziraronshinga kandi zikagira igiciro, n'izigira n'igiciro kiruta cya Pi kuri exchange sibyo. Gusa nanone kubera features nshyashya ejo bundi ari byo twavugagaho zongerewe muri development ya Pi network, byatumye bizamura icyizere cy'aba pioneer n'icyizere cya projet yuko ishobora kuzamuka ku rwego rushimishije. Abantu benshi babyumvishe nabi bibwiye ko cyangwa bumvishe ko ngo mwavuze Pi network nkaho ngo GCV itazabukuri, bakavuga ko wasanga ngo Musawo yasobanuye ku bintu bijyanye no gushidikanya kuri GCV. Ntabwo ari ugushidikanya, ahubwo ikigaragara cyo nuko iteka consensus demand niyo igena igiciro cy'ikintu. Tubyumvikane, nta kintu na kimwe kigeze kibaho ku isi y'abazima, uri kubyumva? Nta kintu na kimwe kigeze kiba ku isi y'abazima cyagize igiciro, uri kubyumva, kiri fix. Idolari tuvuga ngo igiciro cyaryo kiri fix, twese turabizi ko igiciro cyaryo kitari fix. Faranga ry'u Rwanda twese turabizi ko igiciro cyaryo kitari fix. Wabyumvishe? Nta kintu na kimwe igiciro cyacyo kitagendera ku cyo twita demand and supply. Iyo tuvuze ngo demand and supply ari gihe wenda umuntu atabyumva neza, ariko wenda ni term economic, ariko nshobora kugerageza ngasobanura. Tubare urugero, umuntu afite ijerekani imwe ari kugurisha muri gaza y'amazi, kugira ngo ngiye gutanga urugero kugira ngo abantu babyumve. Niba ikuzagize Imana akisanga muri gaza afite amajerekani 2 y'amazi agomba kugurisha, akaba ari nta yandi majerekani ahari, nta wundi muntu uri kugurisha amazi, bizasanga igikombe kimwe cy'amazi ikuza ari kukigurisha $10,000 by'amadolari. Icyo nicyo bita demand. Mu gihe ibyo product zigomba kugurwa, mu gihe product zigomba kugurwa ziri needs yazo ugereranyije abantu babikeneye bararuta product, ibyo nibyo twita demand. Yego, uri kubyumva? Ni kimwe icyo twita supply, ni igihe ikuza zisanga afite amatoni y'amazi nyamara abantu bakeneye kunywa amazi muri gaza ari bake. Ibyo nicyo twita total supply, niyo supply. Ibyo bizatuma igiciro cyawe kigwa kubera yuko amazi abantu barayanywa uri kubinginga. Niyo mpamvu tuvuga ngo igiciro cy'ikintu cyose kigenwa na demand and supply. Cyakoraho ku byo twita ama currencies y'ibihugu, igiciro kigenwa na import and export. Iki gihugu kinjiza agaciro k'ifaranga kagenwa na import and export, sibyo? Ariko mu ibintu biri digital iteka bizagengwa nicyo bita demand and supply. Pi nubwo batanga itangazo ry'uko igiciro cyari $2,000,000, wabyumvishe, ariko bakaba badafite demand, badafite abantu biteguye kuyikoresha, icyo giciro nta kintu cyaba kimaze. Okay, abantu babyumve neza. Nubwo bavuga ngo Pi imwe ihagaze kuri $1,000,000 itangazo rigatangwa, ariko ntiteguye kuguha imodoka yanjye cyangwa inzu yanjye cyangwa iki, ntiteguye kubiguha, nkaba ntiteguye kubiguha kugira ngo unyishyure muri Pi iyo ngiyo iri ku giciro kimwe $1,000, iryo tangazo rishyira Pi kuri $1,000,000 nta kintu ryaba rimaze.
kwa ko abantu twebwe nitwe duhesha agaciro ikintu aricyo twita demand sibyo Pi rero ni bihari ariko twebwe abantu bayikeneye abantu bakeneye kuyikoresha service Nicolas na core team nta kintu bahinduraho mu gihe wa pioneers badahari uri kubyumva ibyo abantu bari kuvuga ni nkuko umuntu yakujyana ahantu mu ishyamba runaka atari umuntu numwe akakugira president wari wamara iki mu byo cyane donc okay position yaguhaye niyo uri kubyumva aguhaye position yo kuba president igira okay yagiriye abantu benshi akamaro kandi kabahesha icyubahiro ariko ikibazo ni aha yiguhereye ahantu hatari population iguhereza icyo cyubahiro ugomba ngo ubone witwa president so rero itangazo rya Pi Network rivuga ngo GCV nta kintu rimaze kurusha mu gihe aba pioneers batabaha kuko aba pioneers nibo demand uri kubyumva iyo demand ni izamura igiciro cya Pi Network sibyo igihe cyose demand bidahari nubwo Pi yaratangiye kavuga ati twebwe Pi imwe ni miliyoni ariko nta demand ihari ubungubu nta n'umuntu ubuyinga mama n'iki giciro mubona ngo cya 0.3 cyangwa $1 cyangwa $2 ari ikirani igiciro giterwa na demand uri kubyumva demand rero ni iki n'abantu bafite icyizere twebwe njyewe nawe twifuza guholdinga no kubika no okay dufite icyerekezo kivuga ngo Pi Network izazamu sibyo twese nituburamo icyerekezo Pi Network yanagira no kuri 0.00 ko sibyo ariko kuba projet ikorwa umunsi ku munsi bagazi bakongera ama features n'ibindi ama dApps ama exchange swap defi n'ibindi bitwereka ko iyi projet nyamara dushobora kugira gutya demand yayizamurwa n'ibikorwa projet ikora uko byumva rero hari abantu baje inkunda kubivuga bahingukiye kuri Pi sibyo bahinguka banyaziya bahinguka kira kuri bano muri Singapore nabo babitwa buriya rwose ntakagira umuntu gukanga kubwire ngo ibihugu nka za Cambodia ibihugu nka za bino bihugu za Philippines na Taiwan ibyo byose byegeranye ibyo bihugu bigira injiji nyinshi uri kubyumva zirenze nizo tubona no muri Afrika iyo ndi kuvuga injiji hari injiji buryo ubundi okay mbivuze nabi ibyo bihugu bifite abantu benshi bafite ubumenyi kubera yuko umuntu ashobora ntago wapfa kwita umuntu injiji kuko wenda atarabonye facilities zo kwigiraho kubyumva ariko bifite abantu benshi badafite ubumenyi ku bintu nabo batwaye ibintu nkuko hano muri Afrika bamwe muri twe babitwaye sibyo rero umuntu yabibona akavuga ngo hazatanga itangazo uri kubyumva ngo hatanga nta na rimwe igiciro cy'ikintu cy'igicuruzwa cyangwa cy'ikintu cyose gitangwa n'agaciro ikintu gifite demand uko byumva so rero umupioneer wese ikintu twese kiba kituri mu mutwe nuko tuzi ko cyakagombye kutuba mu mutwe nuko tuzi ko the price the coin iri faranga iri Pi turi gukora project zose zizamurira demand ntabwo iri gukora project zose kugira ngo izatangaze igiciro iri gukora project one by one kugira ngo izamura icyizere aba pioneers kandi nubwo ari n'aba pioneers gusa n'isi muri rusange n'amaguverinoma n'amareta ayigirira icyizere cyuko ishobora kuba a global currency sibyo cyuko ishobora kuba a global coin sibyo niba mara kugira icyo cyizere cyane cyane nk'amareta afate umwanzuro nyamukuru wo kuvuga ngo noneho ngo leta ivuge tereka dufate budget yacu kuko tubona Pi iri kuzamuka reka dufate budget yacu tuyigure Bitcoin tuyigure Pi iyo leta nifata trillion 10 kazikubitamo biraba bizamuye demand igiciro cya Pi nibwo kizamuka wow uri kubyumva nukuvuga ngo icyo Pi iri kubaka ntago ari GCV ugumva icyo Pi iri kubaka si GCV ahubwo iri kubaka icyo bita demand iri gutanga impamvu ituma umuntu yifuza gutunga Pi Network sibyo okay kubera yuko yarangije kwigiramo icyizere yarangije kwigiramo future avuga ati at any time iki kintu gishobora kugira valeri iyi valeri imeze gutya nawo none amategeko mashya agomba kugenga ubukungu ya Pi Network bavuga ko bushingiye kuri Nesara and Gesara ubundi QFS ntago ari ukuvuga ko ari Pi Network gusa ishingiye kw'icyo kintu nuko wenda
okay, Pi Network yaraje izana community nini, ariko ntago bivuze ko Gesla and Nesla economic receipt ishingiye kuri Pi Network gusa. Ni politike y'abanyamerika yo ku buryo kibwo kugerageza iyo bituvuze ngo ni Gesla Nesla, ni ubundi urabizi ko Amerika ifite ideni ringana na trillion 37. Ayo ni amafaranga menshi kandi kabibereyemo Ubushinwa hafi trillion 10. Donc muri ayo mafaranga iri misi yose Ubushinwa burimo hafi trillion niba ari 12 gutyo. Nuko byumva yakoze rero iyo politique ibyo bita ngo ni economic receipt, ngira ngo nabikubwiye ubushize uwo bita Yanikov ni umujyanama mu by'ubukungu wa ya leta. Iyo mvuze Yanikov ntitubyumva yo hejuru nini cyane, yani nini cyane hejuru, umujyanama mu by'ubukungu muri ya leta yo mu Burusiya, ubwo yavuze yuko leta ifite umugambi, leta Amerika ifite umugambi munini wo gushaka ukuntu risitinga amadeni yayo, gushaka uburyo kihaburizwamo kwishyura amadeni ikoresheje ibyo bita cryptocurrency. Mu by'ukuri hari igihe tuvuga ngo trillion 37 mukagira ngo na amafaranga make. Uzi ko trillion 37 iyo ariyo tuvuga ngo ni daily total supply yo muri forex. Bivuze ngo ni hafi amafaranga isi yose ifite, niwo mwenda Amerika ifite. Uri kubyumva? N'umwenda ntashobora kugusezeranya ko Amerika idakoresheje zimwe muri trick. Uri kubyumva? Ishobora kwishyura. Dore ukuntu bimeze ikuze. Amerika irashaka gukora iki kintu. Tubare njyewe nawe wenda n'undi muntu wa gatatu, sibyo? Tubare njyewe ndimo Kamanzi n'urugero. Njyewe ndimo Kamanzi 5,000, 10,000, sibyo? Njyewe ndimo Kamanzi 10,000. Then Kamanzi akurimo 10,000, Kamanzi andimo 5,000. None Kamanzi nawe akurimo 5. Nituba twicaranye twese ngafata bite, nawe undimo 5. Nukuvuga ngo njyewe nk'umuntu wa creatinze $, nishyura Kamanzi $5,000, nawe Kamanzi nubona mwishyuye uzavuga ngo akwishyure. Uri kubyumva? Kamanzi narangiza kukwishyura nawe uzatindukira unyishyure 5, nzasubira n'aya mafaranga yose nari mfite. Ushobora kutabyumva mu buryo buri economic, ariko njyewe ninjye udahombye. Ni njyewe udahombye mu iyo circulation y'amafaranga, kuko amafaranga birangiye angarukiye. So bivuze ngo kuko iyo circulation yose ari njyewe uyimanaginga, ndimo amafaranga Kamanzi nawe kurimo amafaranga, ariko nawe ndimo amafaranga, biraza kurangira amafaranga yose asirikira kangarukaho. Uri kubyumva? Aha rero niyo politike bashaka kurisitinga iyi system kugira ngo Amerika yikure mu uwo mwenda w'amadeni wa trillion 37. N'umwenda yafashe mu ntambara yo muri 2000 George W Bush. Uri kubyumva? George W Bush ni mwenda yafashe ku ntambara ya Vietnam. Uri kubyumva? 1970 something. Ni nta mwenda bagiye bafata no kuva no muri 40 na after World War. Kubyumva? Uwo mwenda nugenda ureba uraza gusanga Amerika imaze kujyamo trillion. Rero mu bintu bya kugira ngo ibasha kurisitinga no kwikura muri iryo deni, nibwo yateguye iyi politike tubona abantu bakunda kuvuga ngo Nesla and Gesla. Ikaba rero ari politike yakoze kugira ngo ikure ubwayo yibashe kwikura mu madeni, ariko ikoresheje icyo bita US stable backed coin. Aribyo bino tubona ngo ni za USDT, USDC, uzabirebe biriya bintu byose ni stable coins. Kugira ngo ugire coins ziri USD, USDT, USDC bisaba kugira ngo ujyane amafaranga backing, amafaranga ari bu backing izo coin. Nukuvuga ngo ntago wakora coin ya USDT, uri kubyumva, ngo zijye hanze udafite amadolari runaka zi backing. Bawe kugira ngo ugire ufite, niyo mpamvu tuvuga ngo niba ufite 100 USDT tukavuga ngo ubwo ngubwo ufite $100. Niyo mpamvu azita ngo ni US backed stable coin. Aho igihugu uzajya usanga nk'igihugu cyo muri Afrika kigize gutya gikoze coin ifite icyo bita US backed stable coins. Aho bivuze iki?
niba tubare ngewe nawe mu Rwanda tugiye gukora stable coin birasaba ko hari amadolari runaka tugomba kwishyura leta y'Amerika kugira ngo tube dufite iki USD backed coins. Uri kubyumva? Rero ibyo uvuga ngo Nesra na Gesra ngo muri programme ya Pi ntabwo ari Pi gusa, ni cryptocurrency ariyo yose. Ni programme ya cryptocurrency yose igamije mu rwego ni bimwe mu byo leta y'Amerika yakoze kugira ngo ibashe kurisetinga ubukungu bw'isi, bityo isigare iri clair idafite amadeni yagirizwa hafi agera muri trillion 37. Ikibazo cya nyuma ko bavuga ko wenda ashobora kuzabaho grand open mainnet, nubwo benshi batabyemera cyangwa se abandi bakemeza EGCV n'abandi ntibabyemeze, ariko hari wigeze yibaza gusa ibintu ushobora mungira ngo yarigeze bisobanura avuga ku kintu cya SEC. Noneho ariko hari abantu bakibaza SEC kugeza ubu ngubu ariko bagiye nko kuri channel ya Shwamu babisangamo yari yabisobanuye cyane. Hanyuma koko iyi open mainnet ishobora kuba batarabona icyangombwa cya SEC. Okay, hari ubundi uretse ko wenda Trump yapushinze izi projet n'umuryango wo kaburi mu bintu bya crypto. Umundi ngira ngo SEC yaprovingaga ibyo bita ama ETF. So XRP ETF, ngira ngo ibintu by'ama ETF twabisobanuye. Sinzi n'abantu bakibyibuka ariko tuvuga ko hari ama company menshi aba holdinze ama crypto bityo bakazita ngo ni ETF. So ngubu mu Rwanda dushobora gukora icyo bita Pi ETF. Noneho tugakora koperative yo guholdinga Pi. Noneho iyo koperative yo guholdinga Pi ikajya ku isoko muza iyo koperative yo guholdinga Pi ikajya ku isoko ry'imari n'imigabane. Ibyo nibyo twita ETF. Muri Amerika cyane cyane habayo za Bitcoin ETF, habayo za XRP ETF, hakabona za Ethereum zo ngira ngo ni muri za Canada no mu bihugu by'Uburayi. Nukuvuga ngo ahanini SEC yaprovingaga ama ETF kurusha uko yaprovinga ama coin mbere. Donc nka BlackRock ikafite ibyangombwa byo holdinga ama Bitcoin, ikaba yemeye nka company holdinga Bitcoin, ikaba ifite share muri ikaba ifite price of a share. Ifite igiciro cy'umugabane ku isoko ry'imari n'imigabane muri Amerika. Yes. Nyamara ugasanga iryo soko ry'imari n'imigabane no muri nuzu ugasanga ntibari kwemera ko Bitcoin pushing ariko bakemera ama ETF yayo. Uri kubyumva? Nibyo rero tuvuga na twigeze kwisobanura tuvuga ko SEC ari ikigo gikomeye ndetse kimaze guhitinga XRP hafi inshuro 3. Iyo SEC niyo yakubise ibihano CZ Binance. Ibuza Binance gukora ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Binance igerageza gukora icyo ta Binance US kugira ngo ize gufitinga regulations zo muri Amerika. Uri kubyumva? Iyi SEC yafayininze amafaranga atabarika Binance. Yafayininze amafaranga atabarika iyo bitaga FTX. Nujya kwireba iyi SEC aho iri muri Amerika uraza gusanga ifate umumaro niyo kuko kuva mu mwaka w'1900 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi nibwo iki kigega cyatangiye gukora, kandi cyatangiye gikora icyo bita government securities bonds. Urumva yishuing ama bonds nkuko natwe ama bonds yashuing na ya banki yakiri hano hakurya, kigakora ikintu cyose bita security niyo yakishuingaga. Urumva nizi saha rero ni ikigo navuga ngo cyamaze imyaka myinshi kibangamiye cyane iyi industry ya cryptocurrency. Ariko unfortunately ntabwo kigeze kigera ku mugambi wacyo. Uri kubyumva? Ahanini impamvu amaleta rero kubyumva, amaleta ntabwo aba yumva ukuntu adafite access mu kumenya ibyo umuntu atunze. Uri kubyumva? Kuko nibyo bavugaga ngo bya free financial. Ntabwo amaleta yumva ibyo bintu bita ngo ni financial freedom, sibyo? Yuko umuntu runaka ubu ngubu ni ibintu bisigaye bigezweho, aho usanga umuntu reka nkubwire eko biragoye na nizi saba abanyarwanda ntibakibyumva ko kumva yuko umuntu ari umukire utarigeze umenya n'ahantu yubatse uruganda na rumwe. Bamwe muri bamwe bagira ishyari pressure za imitsi yaraturitse. Nta nisamba. Ubona umwana ufite imyaka 20 utunze Rolls Royce, wabyumvishe utazi ngo uruganda rwe ruri
rurihe uri kubyumva nta butike n'imwe umuziho i Kigali wabyumvise iwabo badakize uri kubyumva utazi ngo se yari uwo kwande uri kubyumva umwana akaguca agenda muri Rolls Royce byarabaye muri Amerika ni ibintu biba muri Amerika no mu bihugu byose byo cyane cyane byo muri Afurika ho abantu bakora trading mu bihugu bimwe na bimwe bitanazi na trading binagisinziriye amaretage yasinziriye aho ugiye muri ruswa na corruption uri kubyumva ugasanga ibyo bihugu byabaye stack ndetse abasaza banabituye imitsi yabirenda guturika kuko ntibibaza ukuntu umwana agura Rolls Royce imodoka miliyoni y'ibihumbi 600 by'idolari wabyumvije umwana akayigura afite imyaka 35 cyangwa afite 25 rero abantu bakwiriye kumva iyi si turi kujyamo ntabwo umuntu azakiruzwa nuko afite uruganda ahanahana banza umenye ngo umwana umutwe wuzuyemo amakuru information ukubyumva so rero hari ibintu byinshi cyane bazananirwa kwiyakira iyo rero turi kuvuga ngo Nesra Gesara byo turabyemera ni umugambi wo kurisitinga economy kugira ngo Amerika ibashe kwikura mu mupangu donc muri iyo muri ayo madeni hafi trillion 37 amafaranga menshi nuko tuvuga ngo trillion 37 ariko niba amafaranga calculatrice y'u Rwanda calculatrice bara mu manyarwanda ni amafaranga menshi ushaka gusanga ari decillion wa nkayandi Uburusiya bwaciye Facebook ni Google uri kubyumva rero mu gihe turi kuvuga ibi bintu bya crypto tubyemeranye ko ni imyaka yari yose waba ufite ntuzongere kugereranya umukire ugendeye ku myaka afite icyo cyuzaba kibeshye kandi umuntu uzaba ufite alimentation y'ahanaha imodoka zihagera zigahagarara niba wari ugitekereza ko mu iminsi ari we mukire uri mu Rwanda uracyafite ikibazo uri kubyumva niba watekerezaga kanaka wazamuye ikintu kera nibwo najyaga mbona wawo ndi wo kuri yanzu yazamutse ndende yari afite plaque yanditseho L ne runtuza byanditseho inyuma yanyuraho abantu bagakoma mu mashyi ubu ntago ariko bikimeze umwana agira imyaka ari umwana wo muri Nigeria ufite imyaka 17 yatangiye umwana ubana na nyina ni umutrader mwiza ku myaka 17 afite miliyoni 5 z'amadolari kuri konte kuri broker nta nubwo wajya kugiye kuri konte zo muri Nigeria ni wayasanga kuri broker afite miliyoni 5 z'amadolari zo muri trading umwana ubana na nyina gusa yamubyakira umukobwa akora n'umwana ukunda internet na za play game na PlayStation uri kubyumva aha rero abantu bamenye ngo ibi bintu nta hantu bihuriye n'imyaka nta hantu bihuriye no gusaza uri kubyumva niba ugenda ukaba urangije muri university ukaba ugiye kongeraho masters ukongeraho doctora niduhura ntarigeze nkanagiza n'ikirenge muri university ndi muri Rolls Royce nyamuneka gabanya ishyari ni ikintu kijyanye no kumenya amakuru kuko urakigira kuri curriculum yo muri 2005 uri kubyumva ingengabihe yo 2005 cyangwa 2010 wabyumvishe mu gihe ngende kungenga ndaho nyine icyo mfa nuko mfite amakuru icyo mfa nuko mfite amakuru kandi amakuru nkaba nzi ko ya deliveringa no kugira sibyo so abantu bamenye ibi bintu uri kubyumva ko ikintu cya mbere muri iki gihe ari amakuru sibyo ibyo kuvuga ngo Pi nayo ni muri programme ya Nesra ni kimwe nko Bitcoin irimo sibyo kimwe nko Ethereum n'ibindi niba umujyanama wa leta ikomeye nkuri ya Uburusiya atinyuka kuvuga ngo US ngifite umugambi wo gusiba donc wo kwikura mu ideni ikoresheje US backed stable coins akabivuga ari umujyanama wa leta y'Uburusiya mutagira ngo my idea no umwe mu mujyanama wazimwe muri leta duturanye ubyumva umujyanama wa leta ikomeye y'Uburusiya yifata umwanzuro isi ntigira ikintu yinduraho yivugiye icyo kintu akivuga muri economic forum so rero abantu bakwiriye kumva ibi bintu ubyumva kandi bakaramenya ko amakuru ari ingenzi udafite amakuru uraye niyo mpamvu tufata umwanzuro tukavuga reka ibintu tubivuge byibura umuntu agira amakuru ufite amakuru niwe uzagerayo ahantu turi kujya niwe uzobayo so rero icyo navuga abantu benshi bakunda kwibaza ibibazo byinshi kuri Pi ariko ntabwo bivuze ko mu program ya Nesra and Gesara ari program irimo
irimo icyo twita irimo pipes sibyo Harimo ni n'izindi. umugaba ni program irimo ama crypto yose nicyo bita US backed stablecoin na free economy na free finance. Yes. Yego abantu bayimenye. Ya reka ngushimire abantu bakurikira iki kiganiro bajye batanga ibitekerezo cyangwa babaze ntacyo babitwaye. Yego. Hanyuma wenda tugana ku musozo abantu bambajije kuri ibisera hanyuma tugasoza wakongera ukabasobanuraho gato. Okay ahubwo reka no kwemamaza ibisera ahubwo namamaza umuntu wese ushaka icyo bita gukora generation wealth. Generation wealth ni ukuvuga ngo niba ushaka kubaka system ishobora kuzatunga umuryango wawe wose. Donc iyo tuvuze generation wealth ntago tuba turi kuvuga umugabo ntago dushaka abantu batekereza ibintu byo gutunga inda yabo kuko Bibiliya twebwe yaratubwiye ngo umugabo w'umunyabwenge yakorera abuzukuru sibyo. So rero abantu bashaka niba ufite ubucuruzi ukora sibyo ikintu cyari cyose ushobora gukora cyose cyajya online ndetse icyo kintu cyamara kujya online ukagura isoko ukoreraho. Birashoboka ko ushobora gusanga ucuruza ibintu runaka ugasanga abakiriya ufite naba Kicukiro gusa kuko nibo bakwegeye nibo baza aho butike yawe iri. Yes. Niba ufite store y'imbuto n'urugero sibyo cyangwa ukaba ufite iduka ry'inkweto cyangwa ukaba ufite icyo waba ufite cyose ariko ukaba udafite system ya online abantu bashobora kureberaho ibicuruzwa ngo batangireho order ufite ikibazo gikomeye kuko uracyakorera muri ya style ya kera yo guhaza inda ahubwo aho guhaza igisekuruza. Yes. Ubwo rero nk'umuntu w'umuprograma wabyigiye kandi mwiza abantu bashaka gukoresha systeme zabo online ushaka no kuba ufite business kabiri guhombywa no kudafite management software. Ushaka no kuba uvuga uti ngenda shaka kubaka systeme mfite igitekerezo iki n'iki cyo ufite cyose ushaka kutubwira igitekerezo tukakimplementinga uburyo bumwe na bumwe tukakubakira software ishobora kugenerating. Yes. So rero umuntu wese ashobora kugerageza gutera igitekerezo ufite kubaka website ushobora kukubakira website yamamaza ushobora kukubakira store online yo gucururizaho ikintu ushobora kukubakira ikintu cyaricyo cyose waba ukora dushobora kujya online ariko noneho ibintu ukabikura ku rwego ruri lokale ukabishyira ku rwego ruri international. Yes. Nkuko bisanzwe rero umuntu ufite icyo kibazo niyo ryaba ni dini ushobora kurishyira ku rwego ruri international. Yes. So ufite rero ushaka iyo service kumwubakira website ashobora kuduhamagara kuri ya nimero yanjye ariyo y'82 61 urakoze cyane. Ndahenda ariko si cyane birahendutse ahubwo ninjye uhendura urahenda. Sawa mwakoze cyane naho utaha.